twongeye kugusuhuza nshuti mukunzi wa Evangélisez MONDE, amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Ubu tugiye kugirana ikiganiro cyo kugendana n'Imana. Nicyo kiganiro tugiyemo, ni ubuhamya tugiye kumva bw'umupapa, bw'umusaza wabaye umupasiteri wagendanye n'Imana igihe kirekire. Ni representant legal wa Agape Evangelist Pentecostal Church. Agiye kutubwira uko byagenze, muraza kwiyumvira, birashimishije cyane, biteye n'amatsiko. Mu ruhande rumwe hari abantu bagira ngo barabeshya, kavugutse koko ibi bintu byarabaye, ariko nimutega amatwi mwumve ukuntu Imana igira neza. Muraho neza mushumba? Muraho. Amakuru yanyu Ni meza. Twishimiye kubana namwe cyane. Yego natwe turabyishimiye. Yego murakoze. Turi kumwe n'abantu bari kubumva babateze amatwi. Ese mubibwire muri bande, muri bantu ki? Mubibwire none dukomeze n'ikiganiro cy'ubuhamya bwanyu. Ye nitwa Inyansi Kanonko. Ndi bishop nawe bishop muri 80. Hanyuma nkomeza kuyobora amatorero muri Tanzania, ariko ngeze aha ntangira urusengero rwa Agape Evangelist Pentecostal Church, nk'abandi umuyobozi waryo, mbese ni fondateur kandi nk'abantu representant legal w'urwo rusengero y'itorero. Murakoze cyane. Ibi bintu birashimishije. Umuntu yabaye bishop ntaye nanavuka, murumva ko nanjye ubwanjye mfite amatsiko menshi cyane yo kumva ibintu yabanyemo n'Imana. Mushumba rero twiyageze twumva amakuru yanyu batubwira ko mugenda mwandika ubuhamya bw'ibintu byagiye bibabaho mu murimo w'Imana. None mutubwire nk'ibintu nka 6, noneho duhitemo kimwe mu byo muri butuganirizeho mu buhamya bwanyu. Se mwanyize mu biki? Mutubwire, ni karibu. Natekereje kwandika igitabo ku mbaraga z'Imana nabonye mu mirimo nakoraga. Ndabyegeranya kugira ngo igitabo nyandike kiri hafi no kurangira, hanyuma kikazasohoka. Rero sindi kivuye cyose nkakimara mu buntu, ahubwo ndavugaho nkabike uhite mu byumva ushaka kumva. Icyambere hari agacuma kavuga. Ubwo gacuma kavuga karavuze ndeba ari agacuma, ndatangara, ariko naje kumenya ko ari imyuka mibi kavugiramo. Buri imyuka mibi irahaba, kandi gakora ibintu by'ibitangaza. Ikaba yavugira mu gacuma, ikaba yavugira mu ihembe, ariko ibyo byose narabibonye. Ikindi kandi mu buryo bwo nagendaga nsengera abantu maze kuzura umwuka wera, numvaga mfite umujinya kubera ko umwuka wera dufitemo ubutware n'imbaraga zingana nk'izubasha bw'Imana, hanyuma tukabona imyuka mibi yigaragambye aho ngaho. Rero abarwayi nabo uburwayi bukatugiraho ububasha, kandi twarahawe ubutware bwo gusengera abarwayi bagakira. Rero mu gusenga umuntu aza kumpindukana ingwe, umutwe uhinduka ingwe, n'imikaka n'amenyo n'ubwanwa n'amabinga yayo n'amaso, igice gisigara ari umuntu ureba ukanuye. Nazamura ukuboko kugira ngo mbe nasenga, wenda mfashe no ku gahanga, hanyuma imikaka yazamuka nkagira n'ubwoba nanjye. Ariko ndumva ndi buburi ibyo mpitamo, kubera ko numvaga mfitemo imbaraga, nizeye Yesu wazutse, nizeye Imana ihoraho, nizeye ibyo twizeza mu ijambo ry'Imana. Ndakomera, ndashinga, mfataho, ariko none napimye ntireka noneho wenda nafata no mu kanwa kayo, hasigaye imbaraga z'Imana zafata amenyo. Nuko byagenze, nashyize urushyi ku munwa wayo, ingwe iragenda, hasigara umuntu. Imana ishimwe. Ni ibintu birebire nabyo n'ubwo buhamya. Cya gatatu rero, nanone muri ubwo buryo bwo gusenga, arigenda asengeraga umurwayi, noneho umudayimoni wamurimo uramuterura. Umuterure tumufasha turi benshi, dukurura twese, uratubwira uti ndabata ku Rusumo. Twari ku Rusumo ariko mu gice cyo muri Tanzania, noneho tugiye mu birere, nawe mu Rusumo uko hameze n'ahantu habi, bari bararekura.
ariko ndavuga ndagira muri urwo rusumo kuko n'Imana irarutegeka yagiye ubizi ariko umudayimoni yaramanutse acika intege aramanuka twari tumaze kugera hejuru noneho iravuga iti wigishijwe nandi ni Yesu Imana ishimwe none hati yatabomba matavumye iramurekura aragenda icyo ni icyakangahe ni icya gatatu icya kane rero hari nubwo twashonje tumera nabi hari ibiryo bicyaho hantu nari nagiye abakizwaga bazaga ari abana baturutse iwabo hanyuma base bakabaca kubera ko bari baguriyemo abarozi hanyuma umwana yakizwe bati wanza amabanga ya so bakamwirukana nayo simutererane none tuza gusonza none dusonje turavuga ngo ntabwo tuvana Imana yadutumye hanyuma noneho sinzi ukuntu abadamu babiri baje batanga icyacumi cy'ibishyimbo ibiro 5 ibyo bishyimbo twarabiryaga aho twakuye ntihaboneke ibyo dutetse bikahaza ndetse n'abashyitsi baza hanyuma ideo rigahora ryuzuye byamaze imyaka 2 uko ryaje kugenda nabyo dufite ubuhamya bwabyo murakoze cyane icya gatanu icyo ni icya kane icya gatanu rero hari abarozi muri icyo gice nanone b'abadamu babiri bafashwe bafite umuntu bazuye abamurariye baramufata ariko banarwa no kumusubiza ubuzima bw'uwo muntu bamutwara polisi najyaga ncaho n'abaririmbyi babakubita polisi bicika noneho nza kuvuga ntibare abantu ntibazi ubuhamya nza kubabwira ubutumwa rero nje kubabwira ubutumwa nsanga barahakaye ntibanabyemeye ariko tumaze gusenga umwuka wararabemeza bemera kuzura uwo muntu rero igihe tujya gutwika ibintu byabo harimo nanone amahembe n'agacuma amahembe twatwika akaba yatembera mu muriro agacuma tugateruye karatunanira reka dukomeze tubatera amatsiko turekera aho ka gatanu umugoroba twari hamwe agiye wakanaje kamufata ukuguru yiruka asanga polisi bari baduherekeje biruka n'imbunda ariko abantu b'Imana baragakubita aho ngaho nakoze ibitangaza tugeze ku cya gatandatu rero ntabwo nabivuga byose ni ibintu bikomeye icya gatandatu rero umuntu wari umukuru w'abarozi mu gace kandi yaraje asa n'uza gukizwa ariko noneho maze igihe aza kuza yihinduye ashaka kumbyuka ndanga aje ngiye kumufata nshira mu mubiri rero anshiye mu mubiri mbona ko mpfuye ariko nza kuzamura kwizera gusenga nta jwi ryasohokaga yewe n'umwitso ntiwazaga ariko kwizera yuko yantumye unteye neza noneho ntindebe imbaraga z'Uwiteka ko zikora umuroza ahurutuka muri jyagwa hariya hanyuma ibyo yabiramurenga aragenda yaje gutanga buhamya nyuma uko yabaye aje gukizwa Imana ishimwe n'ukuri ngo 6 ndabumaze birangije Imana ibahe umugisha mwabyiyumviye uyu mukozi w'Imana afite ibintu biteye ubwoba bitangaje rimwe na rimwe wavuga uti subwo ntiharimo ibikabyo ntiharimo kubeshya nise koko byarabaye nanjye mfite amatsiko nanjye ndumwe namwe niyo nkijya kubyumva tugiye kubyumva gusa iyo muba hafi mbabajije ntiduhitemo ikihe ariko mwihangane mbahitiremo ubwo amatsiko nyine yabaye menshi ubuse ko pastor mitemo si cy'umudamu wahindutse ingwe mitemo ikibishyimbo cyane cyane ko turi mu gihe cy'ubukene cya covid aho abantu bari kwibaza uko ibintu bimeze ibintu byinshi biri guhomba mbuze icyo mpitamo ariko ntacyo reka duhitemo icyo mudamu wahindutse ingwe mu maboko yawe ese byagenze bite umuntu ashobora guhinduka ingwe bitewe n'abarozi duhe ubuhamya kuri iyo nkuru y'umudamu wahindutse ingwe Imana ibahe umugisha umudamu wahindutse ingwe yari n'umugore w'umudiyakoni nari najyanye ubutumwa abo hantu ariko nza gutora umudiyakoni mukuru mu bantu mpamaze nk'amezi 6 ariko icyo gihe nari nkiri umunyeshuri wa Bible School mu ishuri rya Bibiliya aho Tanzania kandi icyo gihe hari muri 71 ntarateganya no kuba hari muri 71 hanyuma njya ku ishuri iyo nzagaruka yari umugabo w'umukungu cyane kandi yari umugabo mukuru yari afite abakwe n'abakazana n'abuzukuru hanyuma ariko akagira ubuzu bwinshi bw'abazimu mu rutoki utabizi umutoraniza ku mudiyakoni utabizi cyatwe mutoranya ku mudiyakoni niwe nabanjirijeho
niyo wahitiyeho aho wari ugeze. nsanga arubaka inzu ye, noneho umubwira ubutumwa, ariko yubakaga wenyine, ariko yari nka nyumba kumi cyangwa se umukuru w'umudugudu waho ngaho. noneho rero nkazamubwira ubutumwa, akambwira ati ibyo sinabyumva rwose, uzakomeza ugende. hanyuma ariko yubaka inzu wenyine, noneho nza kumufasha, mbigira nkajya njya mu gitondo nkubaka, saa sita agataha akashaka ko njye asingeyo. hanyuma inzu turayubaka, twayirangije, arareba ati sinaguhembye, waramfashije, ariko nijye muyobozi waha, reka rero nkujyane mu bantu, ugenda ubabwira ubutumwa bwiza. Yego, abatangira kukugira aguha nyine ubwo bubasha by'agakiza, ntuzabimbwire, ariko uko wamfashije, reka nanjye nzajya nkugenda nkugwere we, hanyuma wivugira amagambo. nuko turagenda turakoze. rero aho nayaga hari igihe nasangaga abarwayi, abundi nkasanga abantu bagowe, hanyuma twazahagaruka tugasanga barakize batanga ubuhamya, nawe arakizwa. ikibazo yari afite rero araza kukivuga, yuko nta bintu yaryaga, ibyo byose yari yananutse, ari akantu k'amagufwa. hanyuma yasekuraga ibigori, byamara kubicenga akabisukamo amata y'amacunda, nicyo yari yatemo kurya. nsanga n'imyuka bibi, nza kumusengera, arakira. noneho na bwa buzu turabutwika, ariko umugore we biramubabaza kuko dutwitsa ubuzima bwabo. noneho rero tumaze kubutwika, noneho ndamubwira ntirya. noneho uyu munsi ndaryohe dusangira. we yari yakijijwe, arakizwa rwose, turasangira, ntirya ibitoki, ry'ibijumba, ibintu byose arabirya. umugabo arabyibuha, mujyana mu ishuri rya Bibiliya, yongera kumera neza. igihe kimwe noneho ngiye izamu ryanjye ryo kwiga ryageze, ndagenda nyuma y'amezi atatu, ndagaruka nsanga urusengero rwabaye umusaka, hamezemo ibyatsi. njya kumureba ngo ndebe uko byagenze, nsanga inzu ye yamezemo ibyatsi. yari afite ihene nyinshi, nsanga hameze ibyatsi aho zabaga. yari afite urutoki, nsanga rwararaye, nta n'igitoki kirimo, abajura babyicira. njya kureba abantu b'abakristo b'abandi twasengeraga, bambwira ayo mateka. ese ari hehe? bati ibishyimbo bye barabiye, ihene barazirya, amafaranga bayamumaraho, birangije abuze icyo atanga. bamubwira abandi bapfumu bafite imbaraga, ati noneho aragenda ajyayo, ati ubwo yagiye n'umukozi w'Imana yagiyemo. urumva ubwo yabuze imbaraga, byamubayeho, asubira inyuma, asubira mu bapfumu. urumva ubwo waragiye, usanga yahuye n'ibyo bintu byose, bamurangira abapfumu, usanga yaraguye ajya mu bapfumu. ubu nashengejeje, mfite agahinda. ubwo ndamukurikira, nubwo hari ku zuba, ndagenda njya kumushaka iyo yagiye mu bapfumu. mpageze nasanze hari abantu bagera nko kuri 50. ubwo yari yarajyanye n'umugore we? yari yajyanye n'umugore, ajyana na nyina, ari we nyirabukwe w'uwo mugore, ajyana n'umukobwa we wari warashatse, hanyuma inzu. abo bose bagiye bajya guhingira umupfumu kugira ngo abone uko bavurira umuntu, kuko amafaranga bari bayamazemo. nuko ndagenda, ndagumya mwihute, sinabirondora byose, nzaba mbyandika. nuko ndagenda, mpageze nsanga hari umupfumu ubaragurira, ari hararagura, ariko afite amahembe. yari afite ihembe rimwe ry'inyamaswa. none ry'inyamaswa niryo ryabaraguriraga, kandi ryakoraga ibitangaza. burya mu bapfumu haba ibitangaza. uzi ko bashyiraho agacuma k'umutobe, ukagira icyo ukumva, irakangurira agacuma kakajya hari, ugasanga wa mutobe ntukirimo. ibyo byanteye agahinda nanone, ko ari imbaraga z'umwijima. se ntabwo wagiraga, wumvaga ufite kwizera, ukavuga uti ndasenga pe? numvaga rwose ntabwo bamfite, kandi nkumva ko Yesu yabivuze yuko hari amadayimoni, hari abazimu. bamwe bajyaga kuzura Samweli, Sawuli yagiye kuraguza, mbese ibintu nk'ibyo. ariko ndareba nkasanga Imana yatubwiye ngo ndabahaye ububasha bwo kwirukana amadayimoni. icyo gihe rero, kuko nari maze gusogongera byinshi, nabonaga ko ubutware bwari muri jyewe. noneho mpageze, ndareba, nshaka guhita mfata icyo ihembe ngo ndimerere nabi. ariko noneho kuko ari mu gihugu mbese uburenganzira bwa buri muntu, baranacuruza ibintu nk'ibyo mu masoko. noneho mpageze, ndavuga ngo nyiri gihembe n'indi, nagikureho cyangwa nkitwike. abantu barakebuka, barikanga, barahindukira bati noneho barareba, basanga nta wunzi. abandi bibwira ko ndi umutegetsi, abandi bambwira ko ndi ikihare, abandi bati araza gupfa. ariko nyira rya hembe ararifata, arishyira mu mufuka,
abwira umugore n'abana barasohoka baragenda n'ubundi baraho bacumbitse ntibanahagarutse hanyuma ubona na wa mugabo nsigarana n'abarwayi baraho barimo na wa mugabo nyine wa mugabo nyine umugore yararwaye aho ngaho umugabo waraho n'abandi barwayi bahari hari umugabo rero nawe yajya kwaza kunzanira ibintu byo kunywa n'ibindi byose nabwo ntabwo njya kereka imbaraga mbi ziri muri uyu mugabo zigenda muri uyu mugore noneho nkivuga niho mba mfashe igitabo cy'indirimbo ntangiye kuririmba mbona umugore arahumbaguje hanyuma noneho uko ahumbaguza kose ndareba noneho numva ngo mbese uravuze ngo ntabwo uva ahangaha ntunywa n'amazi ngo kereka mvuye muri uyu mugore ni rwose icyo gihe rero numva noneho ndahagurutse kuko zarasetse ngo hehe ngo ndaba mbireba ndazamuka n'imbaraga ngiye gufata akagatwe mbona ingwe irasamye nabonaga umuntu umutwe uhita uhinduka ingwe ntagira no gutinya kumushyiraho ibiganza mpingutse ngo nigendere mbona abantu barandeba se naje kwirukana mudayimoni abantu babe basanga ndamuhunze koko hanyuma umuntu w'Imana noneho nongeye kumanika ibiganza mbona ingwe irongeye irasamye none imikaka yose ndayibonye umutwe we wose wabaye ingwe umutwe n'amatwi n'umusatsi byose n'imikaka uretse kuva hano ku ijosi gusubira ahandi ari uwo mama nyine noneho ndavuga nishikira ukuboko aba bafite amaboko yabo nibashaka baseke bazaseka bishire nuko ntangira gwaha kugenda ariko ikibazo kiraza ngo se uzasubira mu rusengero uvuge ngo Yesu afite imbaraga wahunze ingwe mumva ni ikibazo nongera guhindukira kugira ngo noneho nsengere yangwe noneho n'amaso mbona babishirira mbese mbona neza ko n'amaboko ari busigare mu kanwa kayo noneho ndavuga ngo wapi ngo ndanakijijwe ariko hari n'abadakijijwe bavuga ngo Yesu afite imbaraga kandi bikabona nkanswe giye bukigirijwe ndaguka kwigendera ikibazo cya nyuma cyaje mu mutima wanjye kiravuga ngo mbese nurwa rukamera nk'uyu mugore nawe uzaza gusamumisha kuri ingwe wasabye Yesu uzasaba ku madayimoni ari ababicyumuriro ndavuga ngo noneho icyo mbuze uko nkivuga ndavuga ngo ntibishoboka ko naza gusaba ubuzima aho butari kandi nzi ko hari urupfu noneho nkumva muri je ngo tanga ukuboko kwawe Imana irakurinda nitakurinda gucike nimfa ndajya mu ijuru nihaba umuga nzajya mpagara mu singiro kuko kwarwaniye ingoma y'Imana abapagani batakijijwe baratabara ariko ntibaraswe inyuma bakaraswe imbere uko baje urashwe inyuma bakamwita umunyabwoba ubwo byo bintera imbaraga menye yuko nonge kuvuga ngo ubwami bwanjye Imana yangira hari rantabara ndagenda mfata neza mu kanwa ka yangwe amenyo ntiyacitse ahubwo umuntu yabaye umuntu ingwe itakibaye ingwe noneho ahubwo ivuze induru itabandi nabatinya ariko ndagutinye ati nta kundi uyu mugabo afite umwenda wanjye umwenda nta n'amafaranga ngahe ati umugabo w'uyu mugore arayazi umugabo ati ndayazi magana atatu yari menshi icyo gihe yego cyane ndabyumva nuko ati ndayazi ni 300 urumva ati kindi ati hari n'urutoke rw'amasenge yatwaye ati urutoke nararumushubije mbese biba urubanza naburana n'ibintu bitareba n'ayo mafaranga rero wagiye mute donc icyo kintu kiri uwo mudayimoni ari kuvugira mu mugore we aravugira mu mugore we wa undi waringa noneho nta mafaranga yawagiye mute ati nabashingiye umukobwa wanjye nguriye ati agimaze igihe ati noneho abenzo ati nanga rero uyu mukobwa umugore avuye inzu nubwo yarahabye akanahuzukururiza barakoranuza ati ubwo baje gukoranuza sinabona izo nkwano yabashingiye umukobwa wabo ubwo bishatse kuvuga ni ukuvuga ko uwo mugabo shebuja wabo madayimoni kuko yaravuze ngo shebuja witwa irungu ngo niwe wabohereje kwishyuza ayo mafaranga mwese bamushingiye umukobwa wabo gute irungu yasabye umukobwa wabo mu bya bindi biti bitambo oya amusabira umuhungu we hanyuma rero amugira umugore aranamukwa hanyuma igeze igihe baratana hanyuma rero inkwano kuko bakuranuza buriya ntiyabishobora noneho abona ko yamusuzuguye yohereza ayo madayimoni ndabyumvise noneho rero ugomba kugenda kwanza muranabeshya se shobuja
kuko ni mwebwe mwita, ni mwebwe mukora, ni mwe mu mategeka, iyo badakoze ibyo mushaka mubamerera nabi, hanyuma mukabita bashobuja. Rero kandi nano ku isi nayo mafaranga wishyuza, nta mudayimoni cyangwa umwuka wagize cyaremerwa nari n'amazi ari n'amafaranga ntacyo ku isi kibafasha. Noneho rero ndabirukana mu izina rya Yesu. Noneho atenda aravuga ngo ndagiye ariko ni ingaruka ngo nzanza kumukiza sinzamwica, ngo ariko nzajya mukubita umurizo ngo nakorora amenye ko naje kwenda amafaranga yanjye. Ubwo rero amadayimoni aragenda, wa mugore aba muzima, abantu bari aho babwira ubutumwa. Iyo nzu n'ubu harimo urusengero, umupfumu ntiyahagarutse, ahubwo nyirayo wari wamutije yaduhaye urusengero, aho na pasiteri warwo n'ubu ni urusengero. Ni urusengero ubwo yarakomeje, ndakomeza ndabakurikirana kugeza igihe mujyanye habuye abapasiteri 6. Rero iyo ngwe yaratsinzwe, umuntu arakira aho umugore agiye wa wundi hakomeza kuba rwa rusengero, n'ahandi hakaba urusengero. Imirimo y'Imana irakora, ubutware bwa Kristo nyine buragumya buraza. Rero mu magambo make birashoboka ko Satani akora ibitangaza, ariko imbaraga y'Imana irenze byose, iyo hageze irabisubirana. Rero urumva ko bamuririye ibintu bakabirangiza, kandi ntacyo bamumariye, bamushyira mu mukene gusa. Yagomba kwa Satani hari urupfu gusa. Uwo mugabo yarakijijwe n'umugore yarakijijwe bose. Yarakijijwe, arakomeza yobora rwa rusengero na wa mugore. Noneho na bya bindi yari yarasigaranye kuko yari yanze gukizwa, turabitwika birarangira. Hahandi naho umupfumu yaraguriraga ntiyahagarutse. Ubu hari abavuga butumwa aho ngaho bava, hakubusa abavuga butumwa benshi. Imana ishimwe. Murakoze cyane rwose mushumba, Imana iguha umugisha mwinshi. Atubwiye ibintu bikomeye, umuntu yabyumva wenda akibaza ati si ibi bintu ni ibiki, ariko ntucikwe n'ibiganiro by'ubutaha. Mwumvise ko atubwiye 6, nuko nanjye navyo ngo atubwiye muri 6, ariko ni byinshi cyane. Muzebura si byinshi cyane, si nk'icumi 20 nkurikije 20 gusa mu myaka 51. Ni byinshi cyane. Uri umuvuga butumwa. Kwanza ubwo nabaye pasiteri muri 75, ariko nakijwe muri 68. Hanyuma ako gacuma nako agacuma ko kabuze muri 70. Hanyuma noneho iyo ngwe hari muri 71. Murumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Komeza ahangaha ugire na hano. Ni ibintu birebire, ni ibintu birebire cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ubutaha tuzaganira kuri ibyo byose yatubwiye, ni byinshi. Amaze igihe kinini, urumva igihe yakirijwe, igihe yatangiye kuba umuvugabutumwa, ni ibintu byinshi. Ariko burya imbaraga z'Imana ziriho, kandi ziri hejuru y'izindi mbaraga zose. Murumva ko uwo muntu yagiye mu bapfumu bamumaraho ibintu byose, ariko nyuma aza gukira ndetse arakizwa. Dushimiye Imana kubw'ibyo Imana yakoze, bigatuma aho hantu haba urusengero na bugingo n'ubu ngubu hakava n'abapasiteri bageze muri 6. Imana iguha umugisha pasiteri. Ariko nahoze nibaza n'abatwumva niba atari ibanga, mumbabarire kubibaza, buriya mwavutse nko muri kangahe? Nabutse muri 1945. 45. Murumva ko afitemo ibintu byinshi cyane, ni umusaza w'inararibonye. Azakomeza tuganirize. Imana iguha umugisha umushumba wacu. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Yego, reka kurenza nkamaramo uburyohe, kuko ndifuza ko igitabo cyanjye kizasobanura byose. Niba ngo ni umupfumu cyangwa se n'umuntu wakize, nzandika izina rye, nandike n'ahantu, bamwe baracyabaha. Yego cyane. Ubu utegereje kuzandika icyo gitabo, watangiye kwandika ubuhamya, utegereje umuntu uzagufasha kugira ngo icyo gitabo gisohoke cyuzuye. Gisohoke. No gusaba urusa abantu bamwe wenda mvugaho, kuko barahari byinshi byabaye no kuva muri 80 kuzamuka. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Namwe turabashimiye kubwo kudukurikira. Imana ibaha umugisha. Haramutse hari umuntu rero ushaka gukora umurimo w'Imana, ushaka kubyitangira, murabizi na Bibiliya ni ukuyanditswe. Bibiliya yanditswe ari amateka, ni byagiye bikorwa abantu bagafata gahunda yo kubyandika, tukamenya amateka. Niyo mpamvu dufite na Bibiliya. Hari umuntu rero wumva yakorera umugisha kuri uyu musaza, mwabibonye n'umusaza mukuru, ariko afite igitekerezo cyo kwandika ubuhamya, arabwandika ariko ashaka kwandika igitabo. Umuntu wifuza kumufasha, yaba inama, yaba ari kumufasha kwandika, tumuhaye ikaze, yabimufasha akabimukorera, kugira ngo ubuzima bwe bw'amateka yifuza ko bujya hanze, n'imirimo y'Imana yakoreye ijye hanze, twese tujye tuyibona, twongeye kwizera bundi bushyashya. Ni ikaze wabikora. Mwumvise wamufasha rero, reka tuguhe nimero waduhamagaraho, hanyuma tubahuze.
0788 47 36. Imana ibahe umugisha mwinshi.